ngo okay murakaza neza kuri YouTube channel nyine official komeza no mu wanyu iradukunda Jiva. Uyu munsi rero ngarutse ku bahungu babiri bari kubikora cyangwa se bari kubica bigacika, dore ko bose bafite indirimbo cyashya. Uyu Dani afite indirimbo cyashya bita Forever igiye kumara ukwezi gusa, n'uyu Iranzi the Rapper nawe afite indirimbo igiye kumara hafi ibyumweru bitatu bayita Basare. Narinje hari uyu munsi rero tugiye kureba ati se ari uyu muninge bita Dani Dola, dore ko afite ba followers benshi cyangwa se aba subscribers benshi cyane ku rubuga rwa YouTube, ndetse n'uyu nguyu bita Iranzi the Rapper ninde urenze. Reka duhere kuri Iranzi the Rapper, ngiye kubwira statistique agaragaza ku rubuga rwa YouTube, turatujya no kuri Iranzi, turatujya no kuri Dani Dola turebe statistique agaragaza ku rubuga rwa YouTube. Duhereye kuri Iranzi nyine kuri YouTube, ugiye kumushaka wakandikamo Iranzi Rapper. Uyu Iranzi Rapper yakoresheje bazi ya Basare 0, afite abasubscribers ibihumbi 19,300 kuri video 3 zonyine yaprodinze. Video ya mbere yabanje ku uploadinga ari sound gusa yarebwe n'abandi ibihumbi 139 mu byumweru bibiri gusa. Iyindi video yaje ku uploadinga ari video iyi ngiyi none Basare yaje guhita uploadinga ari video irimo amashusho irebwa n'abandi 126 mu gihe cy'iminsi ne yonyine gusa. Uyu Iranzi the Rapper rero ikindi namubabwiraho, ushaka kwamamaza cyangwa ushaka kumuvugisha ngo mukorane ibintu n'ibindi byose, nyine icyo wamushakaho cyose wamamagara kuri izi nimero ni 07 13 87 63 6. Bamwita Iranzi the Rapper, ndayisubiramo ni 07 13 87 63 6. Yakomeje avuga ngo ufite igitekerezo, inyunganizi, ushaka kwamamaza ibikorwa byawe, ibitaramo cyangwa gukorana natwe mu buryo ubwo ari bwo bwose, watwandikira cyangwa ugahamagara manager kuri 07 13 87 63 6. Ubwo uyu ni manager wa Iranzi the Rapper, gusa nyine manager aba ari umuntu uhora hafi cyane n'uwo managinga, nyine nawe uri kubyumva. Uyu Iranzi the Rapper icyo namukubwiraho cyane yifite views 239 na 342. Ni channel yafunguye mu mwaka wa 2025 muri December 21. Ibyo nibyo nakubwira ko uyu muraperi wacu bita Iranzi the Rapper afite ifoto muri kuyireba ni yakoresha kuri YouTube. Reka rero twinjire kuri Dani Dola ku rubuga rwa YouTube ko statistique ze zimeze. Dani Dola nyine uko mbivuze niko yitwa ku rubuga rwa YouTube, akoresha arobase Dani Dola akarongo kaberamye K5i. Dani Dola rero afite followers cyangwa se subscribers ibihumbi 95,400 kuri video 10 zonyine yaprodinze kuri urubuga rwa YouTube. Video yabanje ku uploadinga kuri urubuga rwa YouTube yayise Nabona, ni indirimbo zayo twakunze cyane. Indirimbo yarebwe n'abandi 322 mu gihe cy'umwaka. Yahise akurikiza indi ndirimbo bita Bombe. Iyi Bombe yibanze kuri Morex Kids cyane, naho yarebwe n'abantu 687 mu gihe cy'amezi 10. Ni aba viewers benshi cyane. Iyi ndirimbo nabona ivuyeho yahise uploadinga iyindi bita Amashimwe. Indirimbo yibanze ku Mana cyane, yahise irebwa n'abantu 820 mu gihe cy'amezi 8 gusa, hafi miliyoni. Iyi ndirimbo Amashimwe ivuyeho yahise uploadinga iyo bita number 1 ya Dani Dola n'umukobwa bita Lashvi. Iyi ndirimbo yahise irebwa n'abantu 281 mu gihe cy'amezi 5. Yakurikije indirimbo ari n'uyu nguyu ari gusohora, yasohoye video yayo, ntabwo yasohoye audio yayo, ntabwo arasohora video yayo, bayita Forever, ayimaze kurebwa n'abantu 42 mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa. Uyu Dani Dola rero ikintu namukubwiraho, ari mu rukundo cyangwa se ari kudiringa no bita Debola kuva muri Morex Kids, bose dore ko ari nabo bavuye. Ikindi Dani Dola tugiye kuri channel ya account ye ya YouTube, aravuga ngo Dani Dola is talented young artist in music. Ubwo bishatse kuvuga ko Dani Dola ni umunyempano mutoya w'umuhanzi, particularly in dancing and singing, by'umwihariko mu kubyina ndetse no mu kuririmba. He became widely known for him extraordinary talent and ability to perform regular show. Nyine afite impano zo guperforminga mu birori, gutanga show nyine, which made him popular in the community of young musician. Ibi ngibi bituma rero muri community cyangwa se ahatuye aba amenyekana cyane nk'umuhanzi
mutoya ariko nyene urenze, young musicians. He was once a member of a dancing group where he performed spiritual routine. Gusa ntabwo yibagirwa kwibuka group yabyiniragamo ari nayo nyine ubwongo bwa Morex Kids bashatse kuvuga ahangaha spiritual routines. But after some time, gusa nyuma y'igihe gitoya, he decided to leave the group. Yahisemo kuva muri iryo tsinda nyine ubwo ni Morex Kids and focus on his soul career. Noneho we ajya gufocusinga kuri professional jobs, ku kazi kiwe, ku mpano yiwe. Career ubwo nyine ni professional job, ukumwe kuvuga ngo uri umuhanzi, ni ikintu ugiye gukora cyawe nyine uzi. Rero Danido ushaka kumushaka nawe ntabwo yashyizeho nimero ze, gusa wajya kuri email ukandika Danidola mamadani kiki@gmail.com. Uyu Danidola rero afite aba viewers 2,283,583. Channel yose ifite views 2,000,000. Danidola rero nawe yafunguye YouTube channel mu mwaka wa 2025 ku itariki 18 May z'ukwa gatanu ubwo ngubwo. Danidola rero nawe n'ikintu kinamubwiraho aba bose kuri statistique bafite ni kuri YouTube. Tuzagenda dukomeza tujye no kuri Instagram, tujye no ku Facebook yabo, tujye no ku nyina mu platform ya TikTok, turebe se ni ndurenze. Gusa nyine abantu benshi bafite uko batekereza, bafite uko bababonye. Nawe uri mu bantu babonye aba bana, ni abana bose bari mu kigero cy'imyaka imwe, dore ko uyu Iranzi we yavuze ko afite imyaka 17 agiye kuza 18. Danidola nawe ari mu aho ngaho ntabwo yayirenza. Ubwo si cyo ndi kubaza rero, wowe ukurikije ibyo mbabwiye n'ibyo mubaziho, urabona ari uye mwana washyira ku mwanya wa mbere muri bano bana babiri, Danidola cyangwa se Iranzi the rapper? Duhuriye muri comment rero kugira ngo subscribe. Na Mungu Dukunda Jiva, ndabakunda cyane, mwarakoze kabisa. Timonye mbirije shaka basirira, nibanye neye n'umukobwa ngaho mbwira, kuko kubaho hanatari basi byanze, ndimo ndishinja sinicuza, kuba mahitamo yanjye ari wowe wareba. Wendi n'umuslapa baleke basare bimanike, ungunde mwiharine nimi nawe mu mapenzi, nawe dufitiye ideni. Onegos Onegos